niba uzi ko ibintu byose biteguye neza nta kibazo gishobora kutugeraho twasa ari polisi kigasatura araburisha niba nta kibazo gishobora kutugeraho genda ufungure oya ibintu bimeze neza mani bimeze neza ayo sho okay genda ufungure genda rero bro making sure ko nta kibazo kirimo Inde Njema Devu mana Devu meze bite se mana mwana rizi ni karibu mu rugo mana meze ari cyari hari ndenge mwana Devu ikicara hasi mwana gukora arawe Devu ahantu kwahindutse cyari ku ntebe mana icara mu ntebe mwana nazanduza Devu haguruka yicare mu ntebe mwana azanduza mwana rikamze haguruka ariko se none haguruka icara hasi kubaja mu ko wahindutse mana ayibuka kare abantu mwiganye segonderi bro yibaze kwiga Devu rwose tugupangire dira umwana nawe uzajya ubona kuri ibyo bice wa muhungu watumye ku muhanda se yaje ngo twakire Devu shana nzi amakuru ya pe nabo yihanganyeho gatoya rero dore ntago wa muhungu wacu arazana stock yari yadushiranye twamugejeje ku muhanda kugira ngo atuzanire ibintu byo kuba twifashisha nawe yihanganye naza nabyatari ahubwo Devu wa kera wari umeze ute se mwana biragaragara ko ari hasi ntiyatari kabisa rumva umuntu aguhera ukuri umuntu w'umujene usobanutse urundi rwose wambara ukaberwa se mana hari ibintu byarahindutse urumva ashari nyine narinje kumva nyine zadira umwashaka wewe umuramane wo muraka ndabyibuka tunyuremo muri make byagenze bite kugira ngo uze kwisanga ibintu byaguhindukanye kugeza ku rwego utanatubwira ngo niba ari cyo tugufasha kubyo wabaye umukarani man nyine kwiga mbibabwira bino biboro nta kintu byanabamarira ahubwo mwe nimumbwire nyine biro yarinzanye hanyuma gerageza tunyuremo muri make n'ubundi turakubwira mwana mwe ntabwo sinzi ariko nta n'ikintu nanabahisha urabona murabizi ko nabanaga na sister na Mary rero Mary yaradutaye nyine tuyoberwa ahantu yagiye yes urumva se hanyuma komera hanyuma mwana nyine Mary akimara kuduta sigara nyine ari ngiye ureberera sister wa musista wanyu ntiyakuze ni haso ni inkume mwana ni inkume nyine ariko n'ubundi se nta kintu bimariye we nta kintu arabona akora shawapera nje kwiga ariko nyine akazera kabuze rero nyine urumva ni ngewe nyine ugomba kumenya ko yariye ngewe ugomba kumenya buri kimwe cyose ikotex ninjye abwira mwana nyine urumva ibintu ni hatari urumva nararebye mbona nyine nta kindi kintu cyo gukora mva mu ishuri kugira ngo ndebe ko nabasha kumwitaho nanjye kumba aho niho twakuburiye urumva rero nahara twabaga watugize abantu bakure nta tatubwiye Devu ibaze kwera ubundi ugira phone man twara abantu ugomba kuba waratwegereye ukatubwira ubu nawe uburyoshye nasi nari kubabwirana okay tutagiye kure hano dufite deal sibyo gahunda no kuguha umuzigo ukawujyana ukawushyira ahantu undi ukikomereza uri tayari fata umuzigo ukagenda ugashyira ahantu byatari mwana umuzigo se ko ariko kazi kanjye ko kwikorera ari ibintu byanjye ntabwo ndi kukubwira umuzigo mu gifuka cy'ibikara cyangwa cy'ibirayi ni boro ukagenda ugafata boro ugashyira ahantu ugakomeza mwana se bantu ibyo bintu neza niba ari umuzigo ngende tayari kuko niko kazi kanjye n'ubundi n'imizigo watwaraga none kirahinduka nuko ingano y'umuzigo iragabanyuka niba wikorera umuzigo ku rutugu urikora umuzigo mu mufuka akantu gatoya genda ushyira ahantu wikomereze amafaranga yinjire hakazamo n'ubwenge bwinshi ariko amafaranga ariko afatika please hano tuganire ku mafaranga ubwo uri kubyumva neza hari biboro mani bambwiye ngo musigaye mukora nyine nabajije umujene arambira ngo hari ibintu ngo musigaye mukora ubwo ninde watunetse niba ari ibyo staff mani mushaka kunzanamo ngiye mani ntago bira biboro mani ngiye nabijyamo kabisa
Dave niba baranabyumvisheho reka twere kugira ibintu bwiru cyane sibyo niba barabyumvisheho irani business sibyo business man itanga ibiciro fata umuzigo utware ntutwarire umuzigo 200-500 oya byose zanjye ziranyuze turase zanjye ziranyuze Dave ubuzima ntabwo ari bukwiye kuba ntabwo ari bwo ndabizi man ni nayo mpamvu nyine nihiringa cyane kugira ngo mbashe kugira ikintu ngeraho ariko nyine life yo kuba ngomba kujya mu ibyo bintu byanyu ese Dave urabona tubaye ku buryo wakanga kuza kubaho ubuzima reba ukuntu uba wambaye man ufite umuryango ugiye kwinjiza amafaranga afatika reka nyine mbabwire man njyewe njye ubona aka kanya njye igisubizo cya mushiki wanjye ndi muri magambo make urumva njye niba ntazi vie wanjye na Mary nyine akaba yaritwaye kuriya ntago njye ndi wo kujya nyine mu biboro by'ibiyobyabwenge man kuko Dave bro ntago nkubwiye hano ngo ujye kunywa ibiyobyabwenge sibyo just akazi ufata package ijyana hariya ufata amafaranga ujye gutunga family nakora ibindi ndimo gufasha sister wanjye ngabona akazi nanjye ningira amahirwe nzashaka ukuntu nyine nsubira nta muntu akubwiye kubinywa mindset y'abakenera cyakomeje kugora Dave bya danger bro nta bya danger gutekereza nka Dave wakera arahinze cyane man Dave turi kuvuga business ndayumva man ndayumva imifuka yakubanye imifuka no mu bwonko man ndabyumva ko ari business pe ndabyumva 100% ariko nyine man ntago ngiye bino biboro byanyu nabijyamo kabisa hinduka man gusa ni sawa kuba mwari mwantekerejeho nk'umuntu nyine wanyu ubu wanza akazi natwe kaduha amafaranga ahubwo sibambwira nyine ibyo biboro byanyu mu byiborere ahubwo nk'abantu b'amashuri yanjye iyi ni offer twari tuguhaye yari guhindura ubuzima bwawe completely banza wumve nyine ikintu mwana nshaka kukubwira nyine nk'abantu banjye ushobora kubona nabwiye ibibazo mba nifitiye basi mwamaye gitanu mwana nkareba ukuntu najya kugura sister icyo yanza akazi ngo tumuhe uranga gukorera senkani ukaguza gitanu bro senkani kuri package naribe nyine mutabishaka ariko nyine byari ubufasha bro byari ubufasha Dave cyazo na amafaranga hari mu ntoki ufite phone naribe nagwa kode y'umumama wo kuri boutique ukayamushyiriraho nyine n'ubundi nayo guhaha okay ntacyo ese umuhe nimero ye aze kuvugisha undi yamushyiriraho man amafaranga turayaguha nta kibazo yimbwire mani ndayikwandikira ku gapapuro yimbwire mani ndayifata nta byatari okay Dave ubuzima buri compliqué cyane mani we okay genda ubitekerezeho uzana ufate ku mafaranga ngira nimero mani niba nyine wumva ushaka kunywa amafaranga we cyangwa sana ngushyiriremo kode mani y'uro mail nizo kumushyirira amafaranga ngenda ajyayo urishobora kuri buze kuyama ya ndamukandira narebe mani kanshyiramo na kode y'uro mama ya yurayize nyine wowe icumi ari ikintu nibugufashe ze n'ubwanza akazi aba ari byo ugenda ubucungiyeho genda niyo ngiyo mani genda ndashyiraho 10k urasanga izina nibo bamwita fiye okay ni fiye naribe yashyireho nyine budaza kugira sister agiye sizina ryawe uri bukoreshe se nta birenze no ugenda ubitekerezo iyi ni offer y'ubuzima bwawe bwose nta kigikarani cyakumarira nase ngo wazagira uko umukarani ari umujene kuri ya mani kabasigara umukarani kweli ibintu bijya byanga ariko ntabwo yakabaye yanze akazi ntabwo yakabaye yanze amafaranga kuko aya ni amafaranga atembera aya nagenda nabitekerezaho mani nubwo wenda umuntu aba akwepakwepa ariko basi mbona ko ubuzima ntacyo waba utwaye aho ngaho imifuka ibaze Dave arambabaje shamwana rero njye n'amasaha aramfashe ndagiye sinzi niba uri busigare hano ngenda sigara nta n'ibirenze niba urasigare uze kubwira akadogo uyu munsi agerageza agira ikintu ahindura mu gikoni vuba kahise kubona ko bimaze gusa n'ibigwa nta sinzi ikintu aba ari gutekereza reka ngende dore amasaha yageze ntaribi ubwo muraza kure ukuntu mubigenza ndaje ndeta murabura ntaribi mubwire mu bikosora ntaribi kabisa Devu nawe nagenda bitekerezeho uriya wese gusa ibyo bicera umuntu arabimuha mani nta birenze sawa ari ugeze he witegura kujya ku ishuri ibiri mu nzira nanjye ndimo kwitegura ibintu byose narabitunganyije amafaranga narayasevinze mwana wanjye ugire witegura ujye ku ishuri wige kaminuza dore kurangiza amashuri
byisumbuye nta kintu bikimaze muri iyi minsi, ugomba gukomeza ukiga kaminuza ukareba ko hari aho wazigeza mwana wanjye. ariko mama nibyo pe, nibyo ngomba kujya kwiga kaminuza nkareba ko nyine ukiga neza ukazanshimisha ukazampeshema mu muryango mwana wanjye, dore ni wowe wenyine ngiye. Ugomba kwiga ugakomeza ukagera kure mwana wa, ukampa umukwe ukampa abuzukuru mwana wa. ngomba kubikora mama. Aho wifuza kugera hose ndahari kugira ngo ngufashe mwana wanjye, dore ni wowe mfura yanjye ukabana bucura mwana wa. Ubwo rero urumva nkeneye abuzukuru, abahungu n'abakobwa, urugo rwacu rukagwira. ariko mama reka ngusaba akantu gato nkubwire. Mbwira ndakumva mwana wanjye. Urareba nyine mu ishuri hari abana twiganye kera bari batunze, ubwo nyine igihe kije kugera nyine ubuzima burahinduka. Urumva papa we nyine yarigendeye yigira sebindeba, ndumva ngiye nyine twagira ukuntu twamufasha. What? Nyine mama nyine n'abana twiganye, urumva bari batunze nabo, igihe kigeze nyine ubuzima buza guhinduka. Urumva nyine mama wabo nawe ntiyishoboye, papa wabo yarabataye. Nagiraga ngo turebe ukuntu twabafasha, wenda byibuze hano hakaza umukobwa ugira ubwenge kubafasha. Se wowe uri Imana? Wowe uzi kugira ngo tube tugeze hano aho byanyuze, kugira ngo tube tugeze hano twarakoze turakoboka, nabo bazagende bakore bazagira aho bagera. Wowe urinde ufasha umuntu wowe kandi nkubwira ngo bari batunze nabo nyine ubuzima buza guhinduka. babuze ubwenge. Ntago wowe uri umuntu uje gufasha abantu hano, nta soni ko gasa. Okay mama, ntari bine wanza kubyumva nkaipa amafaranga nikire mu isoko. Ushaka amafaranga ngahe? Kugura amasogisi mama, amasogisi yose yarashaje. Ariko mwana wanjye rwose amasogisi ejo bundi nakuguriye yarashaje. Yarashaje pe. Si ibihumbi 10 gusa ushaka? Reka nyagushyirire kuri telefone nta kibazo. Ngiye gushyiraho nayo kuzana agafi uyu munsi, ndumva nshaka ko turya neza mwana wa. Ntekere neza rega. Bashaka gufasha abakene. Buriya azi kugira ngo nyumbe ngeze aha ukuntu byamvunye byangoye. Nagende na ura mwana wanjye rwose nawe ntashobotse. Kaya ngo ashaka ngo dufashe nk'indushinga ibiki nanjye kuba ngeze byarangoye. Ubu ngubu umugabo wanjye yarinze agenda atari gushakisha amafaranga, nawe azagende bashakisha yabo. Ntabwo ngewe ubu ngubu ahantu ngeze rwose ntabwo ngomba kuzajya nirirwa mfasha abahisi n'abagenzi, byaramvunye byarangoye. Nagende njye mfashe indushi. Ewe ntabwo mfashije, nabo bazifasha. Anise kumbwiye ngo ugiye kugura amasogisi ukabuyisweruka? Mama irushito nyine duhuye. What? Inshuti wanjye. Wajyari wa hehe? Ni inshuti yanjye twariganye. Usa gutya? Komko Waruwa he? Nikoze mukoma. Matindi musokwanye koko. Urazana karibu n'ibikweto mu nzu yanjye. Nindwaye karibu wanjye. Harya ngo uri he? Urugo ni hano harabura. Nuko. Wawe sanze wanjye ndatore mu nzu yanjye. Uko simira mu Maria. Jewe. Susan the stupid. So ntoki zawe ubundi zirakarabye? Basi mumbabarira. Uragenzwa n'iki mu rugo wanjye? Naje gusura inshuti yanjye. Ego se mama wowe wabaye ute? Wabaye ute? Abantu nk'aba mu rugo rwanjye? Eko mama wagiye umbabarira koko ukubaha n'inshuti zanjye. What? Inshuti z'abatindi? Aba batindi babahanya baza kugeza ku kimwana wa? Urananirwa kuba inshuti n'abana bazime ejo muzajyana ku ishuri. Uyu muhanya yakugeza kuki? Mama uyu niwe nshuti nabonye inyuze. Kindi musokwanye inshuti zose. Habo nshuti, umva muko. Mu buzima no mu maraso sinzongere kubona abantu basa nawe muri uru rugo rwanjye. Uri kunyumva? Toroko kareba batindi musokwanye. Ndimo kukumva ariko natwe nta ruhari twabigizemo. Muramasi. Nukuri ntabwo twigeze tugira uruhare rwo kwisana. Muburese nyine. Mwirirwe ababyeyi. Alice, sinzongere kubona unzanira abantu nk'abariya mu rugo rwanjye. Uri kunyumva? Ariko mama uramuhohoteye pe. Sinzongere kubabona iwanjye. Uri kumva? Urumva mwana wawe? Naguhaye byose ariko ntabwo naguhaye uburenganzira bwo kumvogerera urugo. Hano
kubasa nk'abariya muhurira hehe koko mwana wawe? ariko mama uramuhohoteye pe. Tumenyana n'abana bazima mwana wanjye uriya yakugeza kuki? Erega mama iriya niyo nshuti nanjye mfite. Mwahuriye he? Twahuriye ku ishuri Abantu basa kuriya? twiganye. Sinzongere kubona abantu basa kuriya mu rugo iwanjye. Urumva? Mama ndakumva ariko sinshobora kumureka. Mvuze ngo iki? Uri kunyumva cyane ntabwo uri kunyumva? Ndi kukumva. Ndakubwiye ngo sinzongere kubona abantu bameze nk'aho kuriya mu rugo rwanjye. Uzindana imbaraga se.